Yaparitse imodoka hanze nk'umusazi, abantu bose bakwira imishwaro. Abaturage bateye hejuru bamutuka bavuga ko imodoka itwawe n'umusazi, gusa babonye ukuntu yasohotsemo adandabirana bahita babona ko yasinze. Yasohotsemo yinjira muri salo bogoshiragamo, yari haraguru gato. Yari umukobwa mwiza cyane wari wambaye amataratara, inkweto ndende n'ipantaro. Bamwe bazamutse baza gushungera ngo bahagarare aho kuri salo barebe ibyo yari agiye gukoramo, kuko yari afite ibisuko mu gihe aho bogoshaga bisanzwe. Akinjira muri salo, abandi bantu bahagaze ku muhanda basakuza bavuga ko yasinze. Yahise abwira uwo bogoshaga ati vaho banyogoshe. Uwo musore yarebye uko yari yasinze, amureba mu maso arumirwa buri icyo avuga, ahubwo ategereza icyo umwogoshi yari kuvuga. Mu muryango wari huzuye akavuyo, abantu benshi bashungereye. Uwo musore wogoshaga yongera kubwira uwo mukobwa yarabonye bwa mbere ati uretse mando nirukana aba bantu, wowe uraba wicaye utuje mpite ngukorera ibyo ushaka. Umukobwa rutava mu kanwa ati birukane, wasanga nabo bari kunyita umwicanyi. Kuvuga ngo wasanga nabo bari kuvuga ko ndi umwicanyi byateye abo basore bomba ubwoba. Umwogoshi yahise ajya gusaba abantu kumuvira mu muryango, wasara bitekerezaho. Nabo bari ntumva, yabasabye kugenda babanza kumugora. Yababwiye ko arahamagara polisi kuko batezaga akavuyo ku muryango we, babonye akomeje bigira inyuma. Yarebye hepfo hari haparitse imodoka, abona iparitse mu muhanda kandi ruguru haraturukaga indi modoka. Umwogoshi yasubiye mu nzu abwira uwo mukobwa ati mabuja, waparitse nabi, imfunguzo imodoka yawe nyiparike neza. Umukobwa atakira, ubundi si wowe ko wogoshuza imodoka? Naho uti imodoka ndayizi, humura. Yafashe urufunguzo, abantu bagaruka gushungera ku muryango, wari ibyo yikozaga asaba uwo musore guhaguruka bakamwogosha. Uwo musore wogoshaga nawe yanze gutera amahane, ahaguruka amuha umwanya, nubwo bwose bari bamaze kumwogosha uruhande rumwe. Umukobwa yari yasinze, ariko akibasha kuvuga umuntu yamubwira ikintu akacyumva. Umwogoshi yinjiye mu modoka yiparika ku ruhande neza. Bamwe mu babaga muri iyo karitsiye ntibari bazi ko umwogoshi wagiraga abakiriya bake, yogoshera make ahantu hatameze neza cyane nk'abandi bogosheraga, yaba azi gutwara imodoka. Nyamara we yari yibitseho n'agaperime ke batabizi. Imodoka akiparika yagarutse yarakaye asaba abantu kuva mu muryango. Uwo mukobwa nubwo yari yasinze yari ukubahwa, niko yatekerezaga. Yinjiye muri salo asanga umukobwa yicaye ari kwivugisha ati uranyogosha igipara, umusatsi wose uwumareho. Umwogoshi yaratangaye cyane kuko avuga ko bagiye kumwogosha igipara yari afite ibisuko bimwe bihenda bitari munsi y'ibihumbi 85. Umwogoshi yabwiye uwo musore ati Jeff, wahise uhaguruka koko ntarasoza kukogosha? Uzi ko n'ahantu wanyura umeze utyo? Ambara akagofero umfashe kwirukana abantu bakomeje kujya baza gushungera. Jeff ati none se Nora, aho kugira ngo ukomeze kurwana nabo wakinze urugi ukabanza gukemura iki kibazo? Umukobwa ati namwe mubonyemo ikibazo, mushaka gukemura ikihe? Nabiciye namwe. Nora niyongeye kwikangamo, aribaza ati ese yaba yaragonze umuntu agapfa, yakoze ikihe cyaha kiri gutuma yumva ko buri wese ari kumushinja ubwicanyi. Yongoreye Jeff ati dore abantu baribwirije baragiye, ubwo si ngombwa gukinga, ahubwo ngira inama mbigenze nte? Nawe tumva wingisha inama, nanjye numiwe. Uzi ko abayisha abantu bagonze kubera gutwara yasinze, ahubwo si ubupolisi ntiyamwandikiye? Ibaze yahora na polisi mu muhanda, aho yari gufungirwa simazi. Undi ati ibyo bireke mwana, niba utarangira inama reka mukemure mu buryo bwanjye, ndebe ko hari icyo bitanga. Nora yaramwegereye aramubwira ati mabuja, uje kwiyogoshesha? Naho tuyiri kogosha wamurangije, namaze kwicara nanjye nyogosha, umusatsi wose uwumareho nsigarane igipara, ahubwo ndakwishyura ngahe? Nora yaramubaje ati none se waretse nkakwakira nk'umuntu ukomeye mbere yo kukogosha? Njye nabonye uri umuntu mwiza utari umwicanyi, ababivuga bari kubeshyera. Reka nkwihera amazi unywe, uyu ndangize kumwogosha ngo ukurikizeho. Umukobwa ati yego rata sindi umwicanyi. Yahagurutse arira ati kuki banyita umwicanyi? Ni jyewe se wabikoze, nanjye naramukundaga. Yahagurutse muri iyo ntebe, Nora anamuha amazi akonje cyane amusaba kuba yasomaho gake gake. Uwo mukobwa yari yafashe atangira kuyasomaho ariruhutsa, turakuze kuma amazi akonje atya. Nora ati ndaza no kukogosha neza, uragenda usa neza cyane. Wowe ntabwo nahita nkogosha aka kanya utararuhuka kuko uri umusirimu, birasaba kubanza kuruhuka ngahita ngukurikizaho. Wagize se ngo iyo uri umwicanyi simba mise nkogosha, ariko kubera utari umwicanyi utujeho gato. Umukobwa yasubiyemo ati ariko nyicaka kwiyogoshesha, umusatsi wose ukawumaraho ukansigira igipara. Uyu musore ntaze gutinda kandi njyewe urumva ko byoroshye, ahubwo nahaguruke nicare. Yarongeye arahaguruka, ahagurutse uwo musore ati haguruka nicare, ninjye barogosha vuba, ndi kwihuta, ndakerewe kugera kuri banki, amafaranga yanshiranye, nyogosha mbere ndakwishyura menshi. Adandabirana yafashe Jeff aramukurura, nawe aribwiriza arahaguruka. Icyiza ni uko muri iyo salo nta bandi bakiriya bari barimo. Hari hakiri mu masaha saa sita kugera saa 7, kandi uwo musore yabonaga abakiriya guhera nka saa 9.
si we wabaga muri iyo karitsiye wenyine yogosha. Hepfo habaga andi masaro ameze neza cyane yakoragamo abogoshi b'abahanga ndetse baca amafaranga menshi. we yagiraga abakiriya ba make, abana n'abagabo babaga bashaka kwiyogoshesha inyogosho zisanzwe, kandi ubwo nyine ab'abasirimu cyane ntabwo bajyaga iwe kuko atari hasirimutse. si uko atari umuhanga mu bintu bye, gusa ibishoro bye byari bike cyane ko yanogoshaga wenyine mu nzu yagoswe ugereranyije na bagenzi be b'abogoshi bandi. Uwo mukobwa w'icyatumye ahinjira nuko yari yabonye icyapa kinini Nolan yari yarahahanitse yaragiye ahawe na mucuti we wahoze yogosha akaza kubivamo. Jeff agihaguruka, umukobwa yahise yicara ku ntebe, ururimi rutava mu kanwa neza, aramubwira ati nyogosha umusatsi wose umumare honse igira igipara, sibyo? Nolan aramubwira ati mabuja ndaje nkogoshe, reka mbanze nganire n'uyu musore maze nkogoshe. Yamujyanye ku ruhande ataravuga. Jeff aramubaza ati none se Nolan, uyu noneho uramugenza ute? Nawe ati simbizi, ahubwo abantu bagira amahirwe. Tekereza ukuntu yaje yitwaye mu modoka yasinze kuriya ntagire uwagonga. Jeff aseka turamuzi se? Nawe ati simuzi, n'ubwa mbere mubonye, wizaniye umukino hano mwana. Yongeye ati ahubwo iyo areba nabi abaguye mu muryango, reba inkweto yambaye ukuntu ari ndende, ubu se mukorera iki koko? Undi aramubwira ati ngiye kukugira inama y'ibintu urakora ugatuma inzoga zimushiramo. Kuba wamuhaye ituze ngo abasoma biramufasha. Yakomereje amubwira ibindi yari gukora. Nawe ati wowe mfasha tumujijishe turebe uko yacururuka, ndaza kuba nkogosha. Jeff yari inshuti ye, ntiyamugoye, yicaye ku ruhande. Noneho bigitseho Nolan atuje azana basirimo amazi akonje, aramubwira ati woweho ndabanza kukoza neza. Uwo mukobwa atarika abantu boga mu mutwe bamaze kubogosha. Nawe ati niko bimeze, icyo akora hano dufite umwihariko, twoza umuntu w'umusirimu mbere yo kumwogosha, mbese akiza nkawe kuko aba afite ibyuya, noneho twamara kumwogosha nabwo tukaza kumwoza, kandi wowe twamaze kuba inshuti, twaba tuganira no mugende kukoza mu mutwe. Uwo mukobwa turanzi, nawe ati turi inshuti tugiye no kwibwirana. Nolan yafashe agatambaro gatozi akoza mu mazi akonje, amurambika mu misaya. Umukobwa ati ubwo se uri kunyoza? Nawe ati yego, kandi biratuma nkogosha neza, ibi tubikora ku bantu basukishije gusa. Yakomeje kugenda amukoza agatambaro gakonje mu misaya, mu ijosi, mu gahanga. Umukobwa nawe akomeza kugenda asoma ku mazi gake gake. Jeff yaramubwira ati uwo mukobwa kuko ari umusirimu wamujyana mu cyumba aho abandi bakiriya bataraza ngo batere akavuyo. Yegereye Nolan arongera aramubwira ati ubwo inyuma hano hari undi muryango, umujyane muri iki cyumba, ukingura umuryango wo mu gikari hinjiremo umwuka uhagije, kuko hano twafunze hajya gusa n'afunganye, hatuma akomeza gusinda, ahubwo naba ari ahantu hari akayaga aragenda atoza. Nolan yabwiye umukobwa ati mabuja reka ngujyane hirya abandi bakiriya batazi bakagutanga cyangwa bakagusakuriza. Yari yananiwe atangiye gucika intege. Nawe ati ngaho tugende. Yaramwigamije amujyanayo, amwicaza mu ntebe nziza yari ifite aho gufata ku ruhande. Yaramubwiye ati inkweto zawe ko zisa nabi mabuja, reka nzigukuremo mbanze kuzikogereza, kandi kuko amana ari kukurya nyemerera nkwereke uko ngufasha. Yazanye amazi akonje mu ibase ashyiramo ibirenge amukandagizamo, aramubwira ati mara ayo mazi uri kunywa ngo urubuto urya, nanjye mbe mpanagura inkweto zawe, ubu numuka neza kuko nakogeje mbite nkogosha, kandi uraba uri kugenda uruhuka kurushaho kubera ko ibirenge byawe biri mu mazi. Nshaka kuza kugukogosha umeze neza ku buryo urataha usa neza nk'umuntu wavuye muri salo. Twebwe ntabwo twoza mu mutwe gusa, twoza no ku birenge kubera ko umuntu aba asa nabi yanduye. Umukobwa yabyemeye yishimye, maze afata urubuto rwa pome arumaho. Yegamye mu ntebe, mu kanya gato barasinziriye. Intebe yari iteye neza ntiyari kugwa hasi. Nolan yayisunitse yitonze amwegereza ku gikuta ku buryo atari no kugwa hasi mu gihe ari kuba yizongoje. Yamusize muri ako kumba, agaruka muri salo yokosha Jeff baganira gake gake. Bari bakinze aho ku muhanda, gusa babashaga no kurunguruka bakareba aho imodoka yari iparitse. Ibintu Jeff yari yamubwiye byose bari bamaze kubikora ngo bamufashe, kandi byari byatanze umusaruro kuko umukobwa byari byamufashije yasinziriye afite agapome mu ntoki. Jeff yari yarabashije kugera mu ishuri. Yarabizi neza ko ibyo yarabwiye Nolan ngo babikorere uwo mukobwa byari uburyo bwo kumufasha kugabanya urukoro mu mubiri we vuba. Yatangiye kumusobanurira impamvu yaramusabye gukora ibyo byose, aramubwira ati wiriya rukoro cyangwa umusemburo wo mu nzoga yari yamaze kumunaniza umubiri n'ubwonko. Agatambaro gakonje wagendaga umukoza mu misaya, ku ijosi no mu gahanga byari uburyo bwo kongera gukangura ubwonko bwe ngo ubushyuhe bugabanuke mu mutwe, bimufashe no kugabanya kuvuga ibintu bidafite umurongo. Gutuma anywa amazi gake gake byari bigamije gufasha umubiri we gutangira gutunganya rukoro vuba, bityo amaraso ye agasubira ku murongo gake gake. Kumuvana muri salo aho abantu bashobora kuza bagatera akavuyo ni ukumufasha gutuma atajagarara cyane. Si byiza buriya ko umuntu wasinze akomeza kuba mu kivunge cy'abantu basakuza kuko bituma ubusinzi bwe bwiyongera. Niyo mpamvu kumujyana mu cyumba gituje akicara ahantu hari akayaga ni uburyo bwo kumushakira umutekano, kandi biratuma abasha gutoza.
kuba umukuyemo inkweto ndende none ukamukandagiza mu mazi akonje, ukamwicaza mu ntebe ifite ahafata, ukanamushyiraho agatambaro gakonje, byose biratuma umubiri usubiza ibintu ku murongo vuba, biragabanya ubushyuhe bw'amaraso. Ni byiza cyane kuko yashyize ibirenge mu mazi akonje, umubiri we birawufasha gusubirana imbaraga vuba. Ariko ikiruta byose nshimye ni uko ahise asinzira, bigiye kumufasha kuruhuka. Agatotsi nako ni ingenzi cyane kuko buri umubiri w'umuntu wasinze, iyo usinziriye iminota mike gusa, ubwonko buhita butangira gusohora alcohol mu maraso, ukuvuga amagambo aterekeranye bikagabanuka, uze kureba ntakanguka. Ibyo nibyo Jeff yamusobanuriye, buri kimwe amubwira umumaro wacyo. Bakomeje kumuvugaho ukuntu yari mwiza, yambaye imyenda ihenze, anahumura, ariko akaba yari yasinze bigezaho. Icyamuteraga gushaka kwiyogoshesha igipara cyari cyabayobeye. Jeff yaramubajije ati ubuse bihuriye no kuba ari kuvuga ko uwo muntu atari we wamwishe? Nta gisubizo bose bari bafite. Bari bategereje ko akanguka bakareba ko hari icyaba cyahindutse muri we, byashoboka akababwira uwo ari we. Nyuma y'isaha n'igice bakiganira, Nolan yagiye kureba niba atarakanguka. Ahageze abona yasinziriye cyane kurushaho, agapome kamucitse kaguye hasi. Yagarutse muri salo nka nyuma y'iminota 15 ahavuye, ubwo akaba hari hashize isaha n'iminota 50. Umukobwa yariruhukije ahumeka neza, dore ko yafururaga hafi kugona. Yarakoreye abanza kwikangamo, ahita ahamagara ati yewe. Nolan yahise ajya mu cyumba yihuta, turakangutse, ni byiza kuba ukangutse, urumva umeze ute? Nyuma y'amasaha birasinziriye muri cya cyumba, ibintu byari byahindutse cyane ugereranyije n'ukuntu yari yinjiyemo. Icya mbere cyari cyagarutse ku murongo n'ubwonko, kuko gusinzira uwo mwanya ku muntu wari wanyweye nka we byari ingenzi cyane kuruta kunywa amazi gusa. Ubwonko bwari bwongeye kujya ku murongo mu rugero runaka, amaraso yasubiye ku kigero gisanzwe, ubushyuhe muri we bwagabanutse, kandi alcohol yari mu maraso yari yatangiye kugabanuka. Yakangutse afite akantu k'umunaniro yayura, gusa nanone akantu ko yari yazihamije kakimurimo gake gake. Yabwiye Nolan aturanzi, naho terega tugiye kwibwirana. Umukobwa ati ninjira hano ndabyibuka, inzoga zari zatangiye kungeramo, ariko sinzi ukuntu nagize muri iki cyumba n'igihe nasinziriye. Nolan yamusobanuriye byose uko byagenze. Uwo mukobwa wumvaga afite isereri abanza kumushimira ko yari yagerageje kumufasha. Yaramubwiye ati umutwe uri kundyamo gake, ndumva afite n'isereri. Nolan atusobanurira neza, urumva hari icyahindutse n'isereri gusa? Ubu nizere ko ibyo uri kuvuga noneho mu kanya wawe ubyibuka. Nawe ati meze neza ugereranyije na mbere, naba mbyibuka rwose, ndumva inzoga zacizemo. Nolan ati ni byiza cyane, kandi ni nabyo nifuzaga. Buriya amasaha abiri umuntu asinziriye ni menshi ku muntu wari wabaye nkawe. Uri kumva se umubiri wasubiranye imbaraga ku buryo utari gukomeza kudandabirana no gutitira nk'uko byari bimeze mbere? Mu kumusubiza yigije basi yari akandagiyemo ku ruhande, agerageje guhagarara yumva nta gatege. Icyakora inzoga zo ni nkaho zari zamuvuyemo. Nolan yaramubwiye ati rero ntiwihagarareho, reka nkuzanire akantu ko kurya nibwo wibuze kugarura imbaraga, umbabarire ntukange. Umukobwa yarayuye ati harya ngo ntabwo tuziranye, ntabwo nzi. Nolan ati ni ubwa mbere nkubonye. Wowe si ubwa mbere? Umukobwa ati none se imodoka yanjye iri he? Yavugiye yari afite ubwoba ati imfunguzo zo ziri he? Nolan ati tuza, imodoka ifite umutekano, irahari, irafunze, imfunguzo zayo ndazifite, dore ngizi niwe wazimaye, banza utuze rero. Yatumye Jeff kumugurira imbuto. We yasutse amazi make aho umukobwa asomaho, yumva agaruye yanja. Ikindi yamusabye gukaraba mu maso. Yarabikoze akomeza kugenda amera neza. Mu kanya gato Jeff ahita azana imyembe myinshi, Nolan amusaba ko bayisangira. Uko bari batatu bari imyembe, umukobwa atangira kumera neza kurushaho. Ibyo birangiye, Nolan yaramubaje ati witwa nde? Wari uvuye he? Umukobwa ati ibyo kunyogosha nababwiye, ibyo nari nkomeje, uranyogosha igipara umusatsi wumareho. Nuko inzoga nageze hano zikanganza, gusa narinje kwiyogoshesha umusatsi wose ukawumaraho. Nolan yamurebye mu maso amufitiye impuhwe ati none witwa nde? Nawe ati nitwa Rehema. Undi ati ni byiza ko wanyibwiye, hanyuma utahe? Rehema yarahababwiye. Nolan ati nikore. None se ubwo koko urakomeje tukogoshe kandi ufite ibisuko bihenze uko? Uzi ko ibisuko wasutse hari undi muntu wabikoresha? Urumva nubwo waba ushaka kwiyogoshesha, wagenda bakabanza kubikuraho neza, ntibipfe ubusa ukaba wabyihera undi muntu, cyangwa se ukabibika wazongera kubikenera nawe ukabikoresha. None se hari indwara urwaye yatuma wiyogoshesha ukamaraho umusatsi wawe wose? Uzi ukuntu ari mwiza, uzi ukuntu bikubereye. Rehema ati ngomba kogoshesha. Nolan ati biragoye ko nakogosha ngakora ibyo bisuko pe, usa neza, uri mwiza, uberewe nabyo, nta mpamvu yo kwiyogoshesha nk'abana biga mu mashuri abanza. Rehema ati ninjye wizanye ngo nyogoshe, ariko sinifuza gusigana nawe kandi mbona wowe na mugenzi wawe mushobora kuba mwamfashije kurusha uko mbitekereza. Uko biri kose nabagoye pe, mwamfashije ibintu byinshi, ni mu imfunguzo z'imodoka ngende, ibyo kwiyogoshesha byo nzabikurikirana. Nolan ati oya ntabwo wakwitwara. Umukobwa ati noneho niba ntaritwara ndagenda nte? Nolan ati hari uburyo bwinshi wabikoramo, nagutwara cyangwa se nkagushakira taxi. Ntabwo umeze neza ku buryo wakwitwara. Rehema yanze gufunga umutwe, yaramubwira ati ngaho ntwara.
kuko nshakiye tagisi byatuma nongera kugaruka no mu gitondo nje gutwara imodoka yanjye naba nasize, cyangwa se bigatwara amafaranga atari ngombwa. Aho kugira ngo uze kuyategesha tagisi nyishyure, reka nyaguho ntware. Noran yabwiye Jeff ati nsigariraho ndaje. Noneho Rehema agendaga ameze neza atadandabirana. Bicaye mu modoka, Noran arayatse. Rehema aributsa ati ufite ibyangombwa byo gutwara? Nawe ati ndabifite, mbigendana ahantu hose. Humura perime ngiyi, nta kibazo kirabaho mu nzira. Abantu babonye asohotse baza gushungera nanone, bitewe n'ukuntu yari yazanye imodoka nk'umusaza, ariko babonye we na Noran binjiyemo, bamwe barahunga bazi ko ari we ugiye gutwara, bakeka ko yanabagonga. Abandi bakomeje kurunguruka ngo barebe uko bigenda. Noran yaratwaye baragenda. Jeff asigara yiyogoshera abana bato yategereje ko Noran agaruka, dore ko Jeff nawe yari azi kogosha. Noran yaramutwaye nka nyuma y'iminota 45 bagera hafi y'iwabo. Bageze hagana mu saa 11. Noneho Rehema yari yagarutse ku murongo, kuko urwo rugendo rwose yari aryamye asinziriye. Bageze ku marembo iwabo, amusaba kuvuza amahoni cyane ngo umuzamu aze gufungura. Umuzamu yarafunguye binjira mu gipangu. Se na nyina bahise bavura urwo rukunzu, baza bamusanganira muri parikingi yabo. Bibwiraga ko ari utwaye, babona habanje gusohoka umusore amufungurira umuryango nawe arasohoka. Baraje babanza kumuhobera. Mama arira cyane ati twari tuzi ko huye n'ikibazo gikomeye. Telefoni yawe ngo wayisize mu kabari aho ngwereye, ngo kandi ntibari bazi ko wajyanye imodoka. Ese ati musore urakoze kumutuzanira, witwa nde? Nawe ati nyine namuzanye, nabonye atabasha kwitwara. Girira amazina yanjye ni Noran. Papa Rehema ati ni karibu mu nzu, ngwino dusangire tuganire twibwire utubwire uko byagenze ubone kugenda. Yarakanye ati oya ngiye mu kazi. Papa Rehema tukora iki? Nawe ati ndumwogoshe. Ese ari yanjye nyisize mu ndi musore. Umugabo ati oya kandi ntibyumvikana. Gute se waba wogosha ukaba ari wowe umuzanye? None se uri umushoferi se? Noran ati Rehema araza kubibabwira. Rehema wumvaga atifitiye agategera ambwira ati Nora, amafaranga amaze kukugeramo ni menshi kandi umbabarire cyane, ugomba kuyabona, kubivuga ntibyumvikana. Uzi ko naje kwiyogoshesha n'amafaranga mfite? Rehema yarakomeje ati amafaranga yose yari kuri telefone kandi urabyumva ko nayitayeho nankwereye. Wibikora ku bwa papa, bikore ku bwanjye kuko wakomeje kumfasha. Winjire mu nzu tuganire. Ntiwifuza kumenya impamvu y'ibi byose se? Nawe ati nta kibazo, reka nzumbwire. Ababyeyi bo bari bishimiye kongera kubona umwana wabo agaruka. Bari bamuhamagaye kuri telefoni, yitabwa n'umukobwa w'umuseriveri mu kabari. Bamubajije aho Rehema ari, arababwira ati yaje anywa inzoga nyinshi, agiye gusohoka agenda atavuze kandi asiga telefoni. Yagiye atatwishyuye, ubwo ni nk'ingwate yasize. Nimubishaka muzaza kuyitwara muduha amafaranga. Njye nabonye sohoka ngira ngaragaruka, ntegereje ndaheba, barije abantu bari hanze, bambwira ko imodoka yari iri ku ruhande hepfo ari we wayinjiyemo, ko yahise yigendera kandi ko yari ari kuzengerera ukuntu. Ibyo yababwiye byari biteye ubwoba ku muntu wari wagiye mu muhanda nta telefoni nta mafaranga, yasinze atwaye imodoka. Ababyeyi barahangayitse cyane, bamara isaha n'igice bahangayitse, kubw'amahirwe babona atyo. N'ubundi bo ntibari bahise bamuhamagara akigenda cyangwa ngo bamuhamagara akinywa inzoga, ahubwo bahamagaye telefoni we yamaze kugera kwa Noran asinziriye. Rehema n'ababyeyi be hamwe na Noran binjiye mu nzu. Papa Rehema yabanje kuzana agafanta ga Noran. Bamubajije uko byagenze, Rehema aravuga ati mwimubaze ibyo bibazo, mumubaze ibindi by'uko nagezeho ndabibwirira, mureke mbanze noge turabivugaho nanjye mpare. Yagiye koga basigara baganira ibindi. Noran yarababwiye ati njye ndi umwana wo mu mujyi, ariko ubuzima buba bwaranze, nkodesha akazu gaciriritse niho nogoshera. Nabo tutekereza kuzakora ako kazi mpaka se? Yarabasubije ati saro zateye imbere, murabizi zinjiza amafaranga menshi. Nanjye mbonye ibikoresho bihagije, nashaka n'abakozi dukorana. Muri make nakwagura ibyo nkora nkava kukogosha gusa, ahubwo ngashinga inzu itunganya ubwiza. Kandi bizagenda biza. Icyambere no kubanza gufatisha nibyo ndimo uyu munsi, nkareba ko byamara inzara. Ubu icyo nkeneye no kwirinda inzara, indi mishinga nzaba nyitekereza. Nimba ndi kubasha kwitunga, nzakora n'ibindi. Kandi ndabona bizaza. Papa Rehema ati njye nagiye kure. Kubuzanya umwana wacu kamugeza polisi itamufashe, mudakoze impanuka, bitumye nkwemerera ibishoro. Kuko uyu mukobwa yashoboraga gufatwa agafungwa amezi menshi, agacibwa n'amande. Yashoboraga no gutwara imodoka yasinze gutya, akagonga indi modoka agapfa, akica n'abandi bantu benshi, cyangwa se akagonga abantu bigendera mu muhanda, akaba yafungwa burundu. Ni byinshi warukuye nubwo ataratubwira iyo nkuru. Mama we yagize ikiniga tubuze kuko umwana wanjye ashaka gukurikira uriya musore bamushinja. Bamfite ubwoba ko Rehema aziyahura. Noran yarekoraje ati none se bamushinja umuntu bate? Rehema yari kwinjira ati sinababujije kubivugaho. Baracecetse yicara ko ntibabwira Noran ati wakoze cyane, nzakomeza mbigushimire. Ubu nibwo ntangiye gutekereza neza ku kamaro wangereye. Noran yicishije bugufi yaramubajije ati byashoboka ko nsobanurira ikibazo wagize? Wowe n'ababyeyi bawe muri guhuriza ku kintu kimwe. Uwo muntu byagenze bite? Ukizi wanjye waje uvuga uti ntitukurebe nk'umwicanyi, ngo nta muntu wishe, ngo waramukundaga.
none na mama wawe avuze ko hari umuntu bagushinja kandi yarapfuye, byagenze bite? Rehema tubanza ubabwire uko ninjiye iwawe nanjye numva, kuko nanjye hari bimwe ntazi, sinzi uko byose byagenze. Numara kubivuga ibindi byo ndabibibwirira. Norani yababwiye uko Rehema byatangiye aparika nk'umusazi, ko yaje asaba ko bamwogosha igipara, ibyo we na mugenzi we bakoze kugira ngo atuze, nuko akangutse akamugeza aho iwabo. Papa Rehema akibyumva yarahagurutse yasaba Norani guhaguruka yongera kumuhobera amushimira. Yaramushimiye cyane, gusa abwira Rehema ati wemeye ko atubwira uko byagenze, gusa mu biciyemo kabiri muhera ku bya nyuma, ubundi byatangiye bite? Tubwira ukiva hano mu rugo. Ababyeyi ba Rehema baramukundaga cyane, niwe mwana wenyine bari barabyaye, baganiraga buri kimwe badahishanya. Bamufataga nk'umuntu mukuru mu muryango, bakamubwira uko biyumva nubwo bari ababyeyi be, nawe akababwira uko yiyumva kandi ibibazo bye ntabihishe. Gusa muri iyo minsi aho byari byarahindutse, ni nkaho yaratangiye kwimenyera ibye. Rehema yagize ikiniga aravuga ati navuye hano nshaka kujya kure cyane ngo ntuze mu mutwe, ibitekerezo byambanye byinshi, umutwe utangira no kundya. Nagize aho ntekereza ko ndamutse ngiye kunywa inzoga nyinshi narekeraho gutekereza kuri Jati. Nari njyenyine nta muntu twari kumwe, ninjiye mu kabari nabonye hafi aho nsaba inzoga nywa nyinshi koko. Nagize aho ndasohoka numva umutwe uri kundya, ninjira mu modoka ndagenda. Sinari nzi ko namwereye nasizeyo telefone kugeza ubu mbimenye nonaha pe. Natwaye imodoka ngikomeye ngeze ahantu hari salo, mu mutwe ahita hazamo igitekerezo cyo kwiyogoshesha umusatsi wose nkawukuraho. Nuko ibindi byagenze yabibabwiye, nari nasinze. Papa yifashe ku matama, mama wararira, ku nshuro ya gatatu bongera guhobera Norani, noneho bamuhobera yicaye. Rehema arababwira ati ngo nimuduhe umwanya tuganire twenyine, menyane nawe birambuye, kuko n'ubwa mbere duhuye. Mama ati reka n'ubundi mfashe umukozi guteka vuba atagenda atariye, papa we nawe afite utuntu ari gukurikirana. Bamaze kugenda, Rehema yamusabye kumwibwira, Norani amubwira ubuzima bw'iwabo butari bworoshye, nuko yabonye igishoro akagura akamashini, agakodesha inzu, agatangira kogosha. Inkuru ye yari iyo, nta byinshi byo kumubwira yari afite. Rehema nawe yamubwiye ibye mu marira menshi. Yarambwiye ati uko ubibona hano ntacyo tubuze, buri wese afite imodoka ye, papa we afite ebyiri. Imodoka ya mbere nayitunze afite imyaka 18. Mbikubwiye ngira ngo wumve ko iwacu bahoze bankunda, kuko kuri iyo myaka biragoye ko umuntu yakwigurira imodoka. Bo rero bayimaye nk'impano yo kwizihiza imyaka 18 y'ubukure. Uranabyumva ko nyine twahoze twifashije kubona kera mu rugero runaka. Ngize imyaka 21 ndakundanye n'umusore nawe mu muryango ukize cyane, iwabo bakiza kuturusha. Impamvu twakundanye ni uko ba papa bari inshuti mu busanzwe, banafatanyije business. Papa ni nawe ufitemo imigabane mike cyane, kandi isaha ku isaha iby'imigabane byarangira, kuko havutse umwuka mubi biturutse kuri urwo rukundo. Byose ni ukubera njye n'uwo musore Jati wafuhaga cyane, wanshinja urupfu rwe, ariko sinabikoze, niwe wizize. Yararize, Norani aramwegera mu agatambaro ke amusaba kwihanagura, hanyuma aramubwira turi kubivuga ubivanga, wihangana ugendere ku murongo akantu ku kandi, wenda nagira icyo nkuramo. Rehema n'ikiniga ati uwo mugabo yari umukire, ari inshuti ya papa, we n'umuhungu we bakoranaga ubucuruzi. Papa we yari afite ubucuruzi bwe ku giti cye buciriritse ugereranyije n'ubwabo, kuko we n'uwo mugabo bari inshuti, babiganiraho bagira ibyo bahuza. Uwo Jati nawe yari umukire urabyumva, yakoranaga na se kandi nawe yari afite ibintu bye ku ruhande. Uko guhuza kwa se na papa ni nkaho kwari uguhuza kw'abo ari batatu. Uwo Jati yazaga mu rugo aje kuganira na papa ku bya business, birangira ntangiye kujya nganira nawe kenshi. Ntiyatinze no kunkunda. Aha bimbwiriye sinazuyaje, nta wundi mukunzi nari mfite ngo namwanga. Mu gukundana kwacu yafuhaga cyane birenze urugero, kubera ko yahoranaga n'abandi bakobwa mu ibanga, akabajyana mu hoteli ya kure, anca inyuma yarangize nk'akagoryi. Yibwiraga ko nanjye ubwo mbimukora, kandi kuko bo baturushaga ubutunzi, baratumye papa azamuka. Yibwiraga ko ibyo yakora byose nta mwanga, akajya nabiganiriza abandi bantu akababwira ko ntamureka. Bagenzi babo b'abakire yababwiraga ko ngende uwazagira umugore, ariko ko ntamubuza kwisanzura. Ibyo narabimenyaga bikambabaza, namubaza impamvu atubaho urukundo rwacu akarakara cyane, akangira ikigoryi, akamfata nk'ari ngiri mu mafuti ko ntashobotse. Yahitaga ahindura ibiganiro, nabyanga akaba yancira mu maso agahita yigendera. Byageze abantu benshi bamenya ko nciriritse, ko ntatusha na gato ngo mwange, kandi baratuzamuye aribo batugeze. Niko yavugaga. Rimwe nagiye kumusura mutunguye nsanga ari kunca inyuma. Natashye narakaye cyane, mara iminsi namuvugisha. Yabibwiye iwabo ko namuvugisha, babibwira mu rugo, babiganiraho nanjye baranganiriza, birangira twembi batwunze. Njye naramukundaga, niyo mpamvu nemeye gusubirana nawe, kandi naramufasha nca inyuma. Aho twiyungiye yampaye telefone ihenze cyane bidasanzwe. Hatarashira icyumweru yansabye ko dusohokana ngo twiyunge neza kurushaho. Yahisemo ko tujya kuri imwe mu mahoteli ahenze cyane. Kuri iyo hoteli twagiye kuri pisine turoga. Mu kuvamo twicaye ku dutebe twari hafi ya pisine, utwo umuntu aba ashobora no kuba yicayeho agasimbukira muri pisine byoroshye. Urumva ko utwo dutebe turi hafi. Bakiganira, Rehema kimusobanurira telefone ya Norani yarasonnye.
Ni Jeff wari uri kumubaza impamvu yatinze, nawe ati ndi hafi kuza buntegereje gato. Yakomeje gutega amatwi Rehema nawe akomeza agira ati twese twari twicaye kuri utwo dutebe. Telefone nayo irambitse uruhande rwanjye, ndyama kuri ako gatebe ngo akazuba kangeremo neza. Nkirambika telefone yanjye yatse muri taburo iravibra, arebye ati Rehe ninde ukwita sheri? Ufite abasheri bangahe? Nahise neguka ngo ngifate nawe ashaka kuyifata. Twese twahurijeho amaboko ihita igwa muri pisine, nta wundi muntu wogeragamo, bivuze ko twagombaga kujya kuyikuriramo. Jati ntabwo ko ari wari utumye igwamo, kubera ukuntu yari henze ari nawe wayinguriye, ntiyatekereje kabiri, yegutse ku gatebe ashaka kujya kuyikuramo. Kubw'amahirwe make yahise anyerera agitera agatambwe kamwe, abanza umutwe kudusima kuri borudire ya pisine. Rehema yararize, Nore nawe itayumva icyakurikiyeho, nuko Jati yapfuye. Yagerageje kumuhumuriza, Rehema ati kuba yarapfuye ese ibyo byampinduye umusazi gusa. Narababaye pe kuko njye naramukundaga, uburyo yanapfuyemo ntibwumvikana. Igitangaje umuntu wari unyandikiye ni umukobwa, niwe wari unyandikiye anyita sheri, bimwe byacu by'abakobwa twandikirana twitana amazina nk'ay'abakundana. Uwo mukobwa rero abanyitaho cyane, icyo gihe ambazaga niba nariye kuko hari igihe ntaryaga muri iyo minsi bitewe n'uko Jati yabaga yandakaje. Aranambaza ngo uzongera kundaza ryari, kubera ko najyaga kumusura nkararayo, tukarara ngira inama yuko nakwitwara kuri Jati wancaga inyuma. Jati we yagize ngo ni umusore unyandikiye atyo. Nora natihangane pe, none cyaguhinduye cyane niki? Nawe tubo bari babizi ko twagiye kwiyunga kuko yanciye inyuma, bakwirakwije igihuha kandi njye wamwishe nkana. Ntabwo byari kumpama kandi byarabaye kumugaragara, abantu bareba na kamera zo kuri hoteli zibigaragaza. Gusa bo bavuga ko ari njye wamwishe. Ubwo nari mfite uburakari, mutura umujinya, numubanza umutwe kuri borudire za pisine. Abantu benshi barantutse, na n'ubu baracyanuka, banyandikira banyita umwicanyi ngo nijye wamwishe. Bamwe simba mbazi, abenshi nabo mu muryango we banavuga ko bazanyica kuko nyine ngo nishe umuhungu wabo. Ikindi papa wa Jati yamaze kuvuga ko imigabane ya papa yose bagiye kuyikuramo. Byose ni ukubera njye. Nora nti oya si wowe, nta ruhare wabigizemo. Naho ati ndabizi ko ntarwo nagize, ariko ndabirambiwe. Ndambiwe gushinjwa ibyo ntakoze. Nora ati hashize igihe kingana iki ibyo bibaye? Yaramusubije ati umusore twamushyinguye mu cyumweru gishize. Kwirimbi. Se yavuze ko azize umukobwa ko iyo adakundana nanjye atari gupfa. Mu ruhame se yanyise umuteramwako ko iwacu twese ari uko, kandi ko yicuza kubera amenyanye na papa, ngo kubera ko iyo batamenyana ntabwo mba naratumye umwana wabo apfa azira gushaka kureba uko namucaga inyuma muri telefoni yanjye. Ubwo nyine ubyumve, igihe twari kuri pisine hari abantu bumvise ambaza uko abasheri mfite bangana. Ubwo rero abo ngabo ntekerezaga ari babibwiye abo mu miryango yabo, bakumva ko yazize ko namucaga inyuma. Muri make urumva byose babinshinja bavuga bati iyo telefoni yaguye mu mazi ajya kuyizana, iyo atajya kuyizana ntiyari gupfa, iyo tutajya aho hantu nta cyari kuba, iyo tutajya kwiyunga. Mbese bagerageza gushaka impamvu ziratuma bimfataho. Nora niyikije umutima aramubwira ati none kuki bashaka kwiyogoshesha igipara? Niwe ati ibisuko niwe binsukishije kandi bituma mutekerezaho cyane. Usuko ari wampaye amafaranga gusa, ahubwo tugenda ngo mbyisukishe hari ukuntu nyine twabaga tubiganiraho, amagambo twavuganye imbere yaho nyuma y'uko babishyizeho, ayo yose mba mpora nyibuka. Nibura na telefoni yo yasigaye mu mazi, ntabwo nzi abantu bayitoraguye abaribo. Ibi bisuko nabyo rero nshaka kubyikuraho. None ati wabikuraho ariko bidasabye kuyogoshesha igipara. Nawe ati abantu bose ni umuco, iyo babuze umuntu bubahaga bakundaga bamuha icyubahiro bakiyogoshesha umusatsi. Nanjye nshaka kumwubaha, nkwiriye kubikora, kandi ibi bisuko bye nzabitwika, sinshaka kuzongera kubibona. None ati ntukwiriye kubitwika, ahubwo uzabibike kure, hari igihe kizagira wenda ugakenera akantu yasize akiri muzima. Muri iyi minsi ya mbere urababaye, ariko nka nyuma y'amezi 7-6 uzatangira kubona utuntu yasize bigushimishe, bigutere kumva ko utari wenyine, bigutere gukomera. Uyu munsi biri kuguca intege, ariko nyuma y'igihe runaka bizatangira kugushimisha ko gifite ibyo bintu. Rehema aramubaje ati ubu se nzakora iki koko? Agiye kumusubiza se na nyina baje babazana ibyo kurya n'umutobe mwiza cyane. Nora niracecetse, Rehema ati kutavuga? Nawe ati dukomeze ku byo twavugaga. Undi ati ababyeyi banjye ntacyo mbahisha, nuko nonandana nyine kuganira nawe badahari. Ibaze ko tutigeze tuganira turi babiri. Cyagiye wari uri kumwe n'undi musore mu modoka sinigeze nkuvugisha, twageze hano ababyeyi bacu bahari, urumva twari dukeneye kuganira turi babiri. Nora nirakomeje ati ntacyo. Rehema rero icyo nari gukubwira, icyambere ugomba kumenya nuko ubuzima bwawe buruta byose. Uko wiyumva, ibyo wanyuzemo byose, n'ukuntu byarangiye ufashe umwanzuro wo kunywa inzoga nyinshi, byose ni ibimenyetso by'uko ufite umutwaro uremereye imbere muri wowe. Ariko ugomba kubanza kwiyitaho, ukitoza guhagarika ibintu byose bikuzanamo umunabi, bikagushora mu bikorwa bishobora gushyira ubuzima bwawe mu kaga. Nta mwanzuro ukomeye ukwiriye gufata uri mu gahinda cyangwa igihe ibitekerezo byawe bitari ku murongo. Kwigira kure uri wenyine ntabwo ari byiza, kuko ushobora guhura n'ibindi bibazo nk'umuntu udafite ibitekerezo biri hamwe. Kwiyogoshesha umusatsi wose ukawumaraho cyangwa kunywa inzoga nyinshi
nabyo ntabwo ari umuti. Ni uburyo bwo guhunga ibikubabaje ukabyibagiza mu kanya gato, ariko ntabwo icyo kintu kikubabaje kiba cyavuyeho. Ufite ababyeyi bagusaba kuganira nabo, ufite inshuti, ufite n'abajyanama. Ujye uganira nabo kenshi kuko bakuzi neza, bazi uko baguhumuriza. Buriya utakiye umuntu ukuzi neza aba ashobora kukubwira amagambo yaguhumuriza kubera ko nyine abazi ibigushimisha n'ibikubabaza. Kubigumana mu mutwe nibyo byakugejeje hariya. Uri umukobwa ukomeye, ufite ubuzima bwiza, uburere bwiza n'umuryango ugukunda. Ntukemerere umuntu n'umwe cyangwa ibihe byashize gutuma wiyanga cyangwa ngo wigirire nabi. Nta muntu ukwiriye kugukorera umutwaro w'ibyo utakoze. Urupfu rwa Jati n'ibibazo byo mu muryango wawo si wowe byaturutseho. Nta muntu ukwiriye kuguhindura umwicanyi mu bitekerezo byawe. Bagiye babivuga ariko umutwe wawe ukomeze kumva ko utari umwicanyi. Birababaje, ibyo bintu byarabaye, abantu bakomeje kugushinja amakosa, ariko nta mpamvu yo kubyishyiraho byose. Kuba warabuze umuntu ukunda birumvikana ko uzakomeza kubabara, ariko ntabwo agahinda ufitiye uyu munsi ariko kazaguma. Bizagenda bigabanuka gake gake. Mu gihe ukibabaye cyane rero ntukwiriye gushyira ubuzima bwawe mu byago ngo uhangayikishe n'abagukunda, wenda ngo wongere gusinda, utwara imodoka wasinze cyangwa ujya ahantu utatekereje. Birakwiriye ko ubaho ubuzima bwawe kuruta ibindi bintu byose kuko ni wowe ubwawe imbere ya byose. Muri ibi bihe hari igihe umuntu agira utubazo akumva yatwikemurira, gusa biba byiza ugize umuntu ukuba hafi buri gihe umushakiye ukamubona akagufasha gushyira ibitekerezo ku murongo. Niba ufite abantu bake nanjye wanyongeramo nubwo twahuye uyu munsi. Uko byagenze kose urugendo rwawe ntirurarangira. Ntabwo ukwiriye gufata ubuzima bwawe ngo burangize ngo ni ukubera ko hari ibyarangiye byahashize. Ufite ubushobozi bwo gutangira bundi bushya, ukagira indi mishinga, ibitekerezo n'intego nshya, kandi bizatuma wongera kugira ibyishimo. Nta kintu kibi kibaho kurusha kwiyamukira wowe ubwawe. Wihanganire ibitekerezo byawe kandi wirinde kwiyanga cyangwa kwivuga nabi. Ibintu byabaye byarabaye, ntacyo wabihinduraho. Ntabwo Jati yazoka, ntabwo urabuza abantu kuvuga. Ibyo rero bisiga inyuma. Imbere hari inzira nshya, inzira wanyuramo kandi nizo nziza. Yabivugaga wamuhanze amaso, mama wa Rehema w'amarira ari kumanuka ku matama, Rehema nawe ari kumureba. Ni nk'aho bumvaga ijwi rivuye mu ijoro. Amagambo ye bageraga ku mutima cyane. Se na nyina ba Rehema nibo bamushimiye imbere, Rehema nawe arahaguruka aramuhobera. Gusa nabwo Nurani yari yicariye, bamuhobeye yicaye. Rehema aramubwiye ati uzakomeza ube inshuti yanjye, nzajya nguhamagara kenshi. Barasangiye bakomeza kuganira. Nurani baramwishimira cyane kuko yavugaga amagambo ari mu bwenge kandi ahumuriza cyane. Ibyo kuvuga ngo ni umwogoshi ntabwo bari babyitayeho. Icyo bari bitayeho ni amagambo yari amaze kuvuga n'ukuntu yari afite ikinyabupfura cyinshi. Byaragaragaraga ko azi ubwenge kandi ko ashobora gufasha umuntu uri mu bibazo akiyakira agatangira gutekereza ahazaza. Mbere yo kugenda, se wa Rehema yamuhaye amafaranga yo gutegesha, amurengerezaho agacupa kandi amusezeranya kuzamusura aho yogoshera. Nurani yageze kuri saro asobanurira Jeff uko byagenze byose. Bwari bwanije ahagana saa 5, gusa na biryo joro ntibaryamye. Ayo mafaranga bari bamuhaye bayitaye agacupa, kuko nawe yafasheho 1/2 barayanywera bubakeraho. Nyuma y'iminsi 5 Rehema yajyanye na se kumureba, basanze ari kogosha. Babaye bicaye akanya gato, yogoshaga amurangije abafunzeho, bajya kuganira ahantu bari kuba bafite n'icyo kuganiriraho. Rehema yamubwiye ko yahise telefone ari abana beza uko yayisubiranye. Inkuru mbi yari ihari nuko se yari yamaze kwamburwa imigabane yose yo kwa Jati, hakazamo n'uburiganya kandi ntiyari gupfa kuburana ngo bikonde. Kugira ngo yeguze umutwe yongere gutera imbere, byari kumusaba kugurisha imodoka nk'eshatu bagasigarana imwe mu muryango, akareba ko yakongera kuzamuka. Gusa hejuru ya byose papa wa Rehema yahaye Nurani igishoro, avuga ati kora umushinga wawe watekereje, wenda hari ikizavamo. Si inyitorano nguhaye kuko sinabona icyo ngushimira, waratabaye umwana wacu. Ubu yashoboraga kuba afunzwe cyangwa se kuba yarishwe n'imodoka tukamubura burundu, kuko ndabizi arubwo ari kugerageza kwicyura kandi ntiri kugera hano amahoro. Yari kugonga pe, byanga bikunda ari kugonga cyangwa bakamugonga, ariko ubu ngubu ni muzima, ameze neza kandi inama wamugiriye ziri gutuma agenda yiyakira. None ubu ngubu ari kutuganiriza, ubu ngubu ameze neza. Byose rero nta wundi tubikesha ni wowe. Nyuma y'asa amuhaye igishoro, yakoze ibyo yapangaga byose, akodesha hagati mu isantere y'inzu nziza kandi nini cyane, agura ibikoresho, ashaka abakozi bahagije barimo abasuka, bakora inzara, abogosha, kandi byaramuhiriye. Amafaranga atangira kuboneka. Nawe yakomezaga kuvugisha Rehema amuhumuriza, bagahura bakaganira. Yagiye atera imbere kurushaho, aho abantu benshi akazi. Rehema nubwo bari barahoze ari abakire kuva na kera, yari umukobwa uri atagira akazi gahamye. Yaje kwigira gutunganya inzara no gusuka, atangira gukorana na Nurani. Kugeza ubwo ntibari bagatangiye gukundana, gusa kuko bari basigaye bahorana umunsi ku wundi, ibikorwa byabo biri gutera imbere cyane, bisanze bari mu rukundo nabo batazi uko byaje. Nyuma y'umwaka n'igice bari basigaye bakorana muri salo nk'abafatanyabikorwa, ari ababosi bafite abakozi bahemba ku kwezi. Urukundo rwabo iwabo wa Rehema bari barushyigikiye kuko Nurani yari umusore ufite icyerekezo kizima
kandi yarakoze byinshi mu buzima bwa Rehema. Bari banishimiye ko Rehema yagize icyo akora akunda kandi kimuha ibyo akeneye. Ababyeyi be nabo ni nko bari bakiyubaka kuko bari barahombye byinshi bitewe n'urupfu rwa Jati rwatumye imiryango ishwana, imigabane yabo ikabigenderamo. Rero kubona umukobwa wabo ari gukora utuntu turi kumuteza imbere kandi iterambere rye riri kuzamuka kurushaho, byarabashimishaga cyane. Hashize imyaka 2 bahuye ku munsi wa mbere yasinze, nibwo baje kubana. Bakoze ubukwe bwiza cyane nabo batatekerezaga ko bazagira. Kugeza uyu munsi bafite izindi business bakora. Jeff niwe manager wa salo yabo. Naha dusoreje iyi nkuru ya Nora na Rehema, ngushimira ko tugenanye ku musozo wayo. Naho ubutaha mu zindi nkuru.